niko maraye pe iyo nduje kwibyarira iwanjye uje kwibyarira iwanjye gusa abandi iyo batwite ko bagira ikintu batwarira wowe watwari cyangwa ubya amatafari n'ibitaka ntabizi Zakubwira yavutse umfara shawambwiye urarinda kuvuga amagambo numva yagushize mu kanwa wavuze amagambo yagushizemo wacitse gwatuza kubera iki ariko ruwi ubundi uriya mwana wateye inda yujuje imyaka uramuzi saho uramubyaye wujuje imyaka uramubara imyaka uzi afite yujuje imyaka uriya ndayizi nje imyaka afite ibindi rero mu mpere mutahana ariko se uriya n'umwana umuntu akiri ariko bitebyawe jya mu nzu mushaka umufate umujyane wanjyanye se ukamwereka ukanyereka inzu sara ibyumba byose birakingiye by'ibyo ariko kigira n'agasuzuguro urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ikosora karibu Wamuteruye tumeze neza kabisa amutokese meze neza nashima Imana n'abantu bake ariko muri bake nshima nawe urimo nibyo nyine ni byiza gusa hanyuma se umeze gute ndaho ariko ntabwo kamubwira mu cyagiye umugore wadusanga hano twe twagiye guhura nyine ngo tuganire ubwo bwaranyishe ukuntu nagiye nawe ugira ubwoba bw'akabye zimbuga gutwara iki rega mahoro yego n'umusazi ariko mahoro wansanze baba bakaniga noneho umugabo ajya gutera zirane banaga neza agiye gutera zirane benga zinkubiteho ariko baze kuba umugore sije wabonye muciye ibaze umugore nk'uriya w'igicucu mu mutwe ufite amazi mu mutwe ahangara wowe kaguhangara kweli ahubwo se buriya mwajyana mu irushanwa hari biyo mwajyamo nibura ngo mujyanirane urashoboye n'ukuri Imana ijye kurinda kamubwire rero ahubwo ikintu ntakubwiye burara tuderangire cyane fora ngiye kukubwira iki uyu munsi fora ariko noneho wambwira icyakugenzaga kuko n'ubundi amasaha nsiganye ni makeya dore muri uko nakira n'abandi urakoze cyane igiti yego ikintu kingenza rero bose nasaga n'uje gutanga ikirego yego umwana wanjye hari Kigali ngo bamutereye i Kigali yego ariko kuba baramuteye i Kigali naramwinginze ngo ambwire uwamuteye yego tuyo umwana aranangira ariko ngakeka ko nyirasenge yaba amuzi none ndumva umumufashije yego ndakumva mwamumpamagarira rwose mugashakisha mukamubaza mukumva uko bimeze urambwira se ko wiyumvira amahoro kwiyunga nawe ni ubwoko bw'Imana inzira Satani ntateza azahinduka yaciriweho iteka nyine azarimbuka Imana nawe ntiyapfa kumubabarira numva mbese we ni gutyo Imana mu mbabazi igira ntabwo ari imbabazi zo gutanga gutyo gusa nyine umbwira winyicisha amatsiko nyine nama wangiriye cyane uri kujya kwa muganga tayari wongera ubu ndi icyuma ndi njege gusa uri muzima njyewe nageze ubwira muganga mubwira byose ukuntu njyewe naryama y'umugore ntabipanze yafashe inzoga kansingisha ngaza gukanguka byose byabaye yego ngira amahirwe nzana n'umuganga tuziranye twariganye gusa njyewe biba birahindutse ntitwakomezanya mu kiganga njya mu icungamari noneho
mubwiye ukuntu byagenze yarambwiye ati muvandi umuntu akugira inama yo kuza hano uzamugurira icupa bwa nzakwitura nzaguha nzaguha byose arambwira ati hari imiti duha umuntu mu masaha runaka ya bitaranye amasaha 28 ukatuza hari imiti baguha ikanetaraliza ibyo byose cha ewana yarayimaye ndayinywa arambwira ati ibi byizewe 98%. Ubwo nyuma y'amezi 3 uzaza turebe ko nta kibazo ufite ariko arambwira ati uyu munsi genda wizere ko umeze neza. Ubwo iyo miti warayiguhaye Nje nayinywereye aho wabuze nomero ziwe se kugira ngo tumuhamagare twumve imba yabona umwanya akatwitaho. Nomero ndazifite. Yego bazana tukareba. Dore neza. Okay, yitwa reba aho ngaho ni umukenya kazi witwa Verena. Ndabona nomero ndazibonye, reka muhamagare. Ni Verena ni mushiki wanjye. Reka muhamagare uretse gato uretse gato twumve. Ibyo twafata cyo kibazo kigakemuka. Cyane mwamukoze. none kuyongera urubi nkanguka isanga igicucu tujyana mu buriri byanabaye ariko nyishima hejuru ngo yarankumbuye umvaga ko iherezo ryanjye rigeze aho kujya umujyanama mwiza nkawe Anita burya rero bavuze ngo Imana iha umuntu umugisha ijya kukunyereka buriya yari izi neza ko mbabaye iravuga ngo nzaguha umuntu waguhoza wakugira inama ugatera imbere. Ni nicyo inshuti ziberaho iteka ntabwo ushobora kugira inama mbi cyangwa inama ariko ni namwiza yakugira ingaruka mbi urumva gusa icyo nanjye nizeye ko uzasanga uri muzima neko urumva aho ndi muzima ngenda byize ukitwararika njyewe ukabwiza ukuri ukitwararika mahoro keretse umva none nabonye guhinduka bikomeye umva mahoro keretse wowe ukirinda buri kimwe keretse mahoro abinteze noneho nkabitambuka niyo yasuka amazi nyareba ko ari amazi asutsa kuko yati akira ntabwo nayasomaho ukuri none kumufata mu cyumba cyanjye induru yavugira rwanyana namurahiriye twinikaga kandi igihe burangero mfata umwanzuro naburanze ariko bura mu byukuri iyo mfite umuntu mwiza nkawe umpora hafi umfite ibitekerezo ufite ubwiza bw'inyuma no mu mutima Anita mfite byose ubwiza bw'inyuma n'ikintu bavuze iyo utampamagara ariko nibura oya ubwiza bw'inyuma nabwo babukenewe oya sina ngombwa cyane muri kino gihe dukina abantu bafite imitima mizima ariko ntugahura n'ubwiza dukina abantu bafasha abantu batita ku nyungu zabo byonyine urumva akaba ari umuntu ushobora kuganyira akaba ari umuntu wagufasha mu kintu cyose cyose baracyagiye utampamagara ngiye kwica umuntu ntabwo niba ukunutse mu muhanda nambaye gusa niba ngeze mu rugo nsanga igicucu kiri kwifotoza amafoto byayo ngenda nafashe kamera ndayimena narayimenye naje kwibuka nyuma ko nakoze ikosa ariko nta munagira ntabwo nanjye gusaba iriya busyuguri yari kumfotorera umugore muho namuteze amabuno ngo ari gupima ikibanza arimo urahindura mu postere nge narayimenye nuko nteye bivuze ngo umujinya ukana gatoya ngo amenye ko ntabwo urabara muntu mbabwira biriya bintu barabiroga biriya bintu barabiroga ntabwo ari gusa ko namubonye nanjye cyo gihe dusanga nitwe twahuriye none se ntiwabibonye ariko birabigenje ubu narahagurutse ahantu yicaye anyirukaho abonye mubonye ibaze rero yakugusha hasi akarebaho ruwingi rwera karibu nimwejire Bamuze. Nari muza. Okay. Namahoro muri aho. Yego. Ngaho ni mwicaye. Muze. Hanyuma rero Anita twe gutinda mu kiganiro aho nyemerera n'ubundi amasaha arageze ngiye tugende kwishimira intsinzi yuko ngiri uwindi muzima kandi kwizera kurarema reka tubanze dukoreho gakeya urumva ko tugenda gukora dufite na morale uri muzima ibintu nta mahoro ariko nawe nugera mu rugo witware neza ngenza sinzo no kurwana na rimwe witware neza mahoro yo mufata nk'umwihorere niko yabaye umufata ukwari nuko rimwe ansembura nuko rimwe na rimwe ansembura
ariko ubundi mba numva amahoro namwihora nkamufata nk'igicucu mfite wa none ubwo umenye kuri muzima mahoro mwihorere wimenyera ibyawe ukorera akazi kawe utahe mu rugo usanze mu rugo umusuzi wikomereza ibyawe ubu noneho reka turekere dukoreho gatoya tugende rero twaba twaheze mu rugo si yo ni nziza rwose iraguta izindi Imana yarampaye rwose umukoresha mwiza uburyo bwose muraho neza Verena buryo bwose ntabwo namenya ko ari nawe muyobozi bunani mba natungwa sinarinzi ko umusaza wanjye ashobora kunzana mu buyobozi yego ariko se rubume ibintu birimo urabinkorera kubera iki ngiye mba naniwe ubu koko bimwe wazajya kundega waratimisuza kundega ese urabona nari kugirana ariko se kamubazi ruhumure ngiye wundi ntera inda urabona ko umukobwa wamuteye inda ngiye uranzana mu buyobozi bugakemura ikinde byo guhangana nawe nakuzanye mu buyobozi ahubwo sobanura ibyo abayobozi bakubaza ibyo kumpata ibibazo byawe ntabwo uzi nyakubahwa muyobozi rero rwose uyu muvandimwe wanjye umufata nk'umubyeyi kuko ni nawe wandeze ariko ngiye ntunguwe no kumva yaje kundaga ahangaha ejo nagiye kubona mbona azana umukobwa atwite inda y'imvutsi umukobwa yageze kumunyorereza yabonye akazi hano muri Kigali ngo mucumbikire ndamucumbikira ariko umwana aranturuka ndamushakisha ndanahamagara ndamubura ndavuga nti ni mukuru we ndagiye kubana na bagenzi be rero ejo ngiye kubona mbona saramuzanye aravuga ngo nisobanure ngo uko umwana we ngo yatwise ndamubwira nti se muvandimwe uyu mukobwa ko ari mukuru akaba arengeje imyaka y'ubukure byakaba atari umwana ashyira mu mugongo ndirirwa muhetse wenda mucunga gihe nabwirwa n'iki uwamuteye ati ntabwo bishoboka genzana yego ubu rero njyewe sinzi uburyo nakwisobanura ku kibazo cy'uriya mwana rero nibyo nari maze icyo kirego cyamaze kongeraho so ndibaza umuntu nkawe usobanutse cyangwa ubana n'uwo mwana akajya ku rwego rwo kuba yagira icyo kibazo mukamutana bikurikiranya hakiri kare kandi bigere ku rwego rw'ubuyobozi ndibaza biba byaragenze gute kuki mutabyumvikana iby'amahirwe yandi niko afite imyaka y'ubukure kuki mutabyumvikanaho ni gute ntabwo ndimo kubyumva icyo kintu ubajije ni ukuri pe ngaho sobanura akora umurimo wo kwekwishyira mu bibazo koko we subizaho bakubaza njyewe dore ukuntu umukobwa we yaje simpamya ko n'irenda yayisamye abiwanjye umwana yaraje ajya mu kazi aho yirirwanaga na bagenzi be niwe uzi ibyo yakoze ashobora no kuba yaravuye n'iwabo mu cyaro ndayifite njyewe nta nubwo nigeze menya ko atwite mbibonye inda ari nkuru ubu se ugiye ibyo bintu nabisobanura gute nuko se ko no misitiri kwishima bimeze gute wambwiye ikibazo ufite n'ikesha Nse ahubwo havurwa ko nyafite bazi iminsi ameze neza ko kuba ntiranganisha biga nanjye bamukumbuye se byo ngambwira bazi rero njyewe sinzi kwanza de undi kureba tora kuki nyine mubwira ibintu ukarenza ukomera nkaho utanyumvishije si ibindi ikihe kibazo kindi se wahuye nacyo ntabwo uri kurya neza se none se uragira ngo njye mvuga ikibazo ari uko cyagaragaye ibiri mu miyaga byo ntiyaba ari ibibazo kandi niyo bizaba turi ku munsi umwe bikagaragara nyine urambwira uti ngewe ikibazo mfite ni iki none umenye nanjye ukuntu nakigira gute nakirangiza nzabivuge inshuro zingahe kugira ngo basi nzabyandike muganga kugira ngo ujye undeba uhite ugisoma ako kanya ubuse ntiwafunga noneho uzamugabura n'uwo mwuzukuru wawe ariko se vere mubaze ibyo wirengagiza muzi byo Verena urambwira ngo umwana wanjye ngo gutyo na gutyo ukabyirengagiza uyu mukobwa namukohereje afite inaboko mwese njye nabwirwa n'iki ko nawe mugabo umuntu ari kumupima ngo umenye ko atwite nabwirwa n'ikira none se urumva urabyirengagiza noneho kuba naje gutanga ikirego ubwo nakushije reka twemere ko abana bacu batunaniye sibyo ariko natwe umwana yeba ikibazo hagati mu muryango rero ndemera ko umwana azabyara nkamufasha rwose ibintu reka tubyoroshye ubwo byageze mu buyobozi umuyobozi niwe ushobora gufata umwanzuro naho njyewe ikirego nagitanze rwose nabyo uvuga ngo ni ngo yaje atwite uhisemo kumfungisha ni amakosa yawe ariko mpyisi kurira umwana ikagutanga kurakara ubwo so ntanze none umubabara uzi ko nanjye ubabaye kurenza umwana wanjye arababaye nanjye ndababaye reka nawe wababara uri umubyeyi
sinacyo byumva nabyumvishe ntabwo ahanga ari mu rukiko mumfashe dufashe kugira ngo tubone umuti w'iki kibazo ntabwo ari mu rukiko gusa tugiye kwicara cyo kibazo ko kimeze gusa icyo mvuga nko mu muco nyarwanda ntabwo madamu runaka ungana gutya cyangwa muzehe ungana gutya umwana wenda kugera ikibazo kingana kuriya indi kagera ku rwego rwo kuba cyo bita imvutsi mutakujya cyo kibazo hakiri kare ntabwo bishoboka yabanaga na se cyangwa kumenya wenda ko umwana yasamye njyewe ndanari no kubikurikirana unyumvire ubyivanye bishyizeho yabanaga na se mbaye mu cyaro ariko yaje iriya itaragaragara kandi ajya kugenda yarantorotse ubu n'igitaramo muze reka mbafashe mureke ntabwo mureke gutongana hanga ntabwo ari mu rukiko reka dushaka umuti w'ikibazo uko bigomba kugenda gusa madame Verine ntabwo ibintu urimo gukina nabyo ibintu ni Verena nuko nahoze numva witiranwa na mubyara uyu mugabo ko numvishije gusa ibintu urimo gukina nabyo ntabwo bize gusa iby'amahirwe mufite ni ko umwana afite imyaka y'ubukure naho ubundi byakabyageze mu nzego zibishinzwe z'ubugenzacyaha bikaba amakuru yamaze cyangwa ufite uwabigizemo uruhare akaba yabiryozwa gusa ngiye kubaheza akayo kujya ufata umwana ugere mu bitekerezeho nk'abantu bakuru mushaka umuti w'icyo kibazo nibiranirana muze yagaruke hano atanga ikirego nshyikirize abagishinzwe babikurikirane ku buryo muzatanga umukobwa wari mukuru n'uwamutendera muzi njye numva nakabaye mwana hamagaye kwanza hangaha akabasira nimufashe mfite ibibazo byacu reka mbe nakira aso ubwo muhanda uzagira amahane mujya kumvikanaho n'ibiranirana ikibazo n'icy'umuryango murakoze mwebo sawa sako numva dusha amahane yarashaka bazabara mu imyaka urse nzajya mpora nyivuga mu gitondo saa sita nijoro ku meza mu cyumba muri dusha zose ngendwa nyiririmba ntacyo uzi cya kiguru cyongeye kukubangamira se nese ejo bundi ntiyara nyicaye haka ku muryango urabiyobewe kuki wirengagiza ibintu byose uba warengejeho nyuma y'ibyabaye byose ariko reka mbwire fofo hari ikintu ntangiye kugenda nanjye nkugarukiraho warambwiye ngo ngihitane ndangira kwigira intama kwigira iki ariko noneho bigeze ubu se ko ari Imana ireberera abantu b'inzirakarengane ubu ngubu iyo utibagirwa telefone ntiwari gusanga napfiriye muri uwo muryango ko giteza abantu bakakiniga ariko si ko kibyibushye cyane bakiniga bigashoboka bazagiteragura ibyuma sibyo kunange kirambanganira uranyumvira ngo muzanyica ese mwanyica nakwiteguye ngaho nyica nyica nyine nyica nyine reka mubwire ikintu kimwe umuntu ugomba kwitondera n'uyu nguyu yitwa mukuru nitondera njyewe inda yawe ntazayitondera urumva ageze n'ubwo akubwira ngo unyice jewe najyaga mfatwa nk'umuntu w'inyangamugayo muri uyu murenge none reba ukuntu nteje ubuyobozi ubu se bazongera kungira icyizere ariko nibashaka bazarorera kuki utabyemeye kare se ko wari uzi ibyo nemera wundi n'ibiki ahubwo wari uzi ko bitazakomera niyo mpamvu wanderega gutyo mbese nagiye ku buyobozi ari uko nishimye iyo uza kubyemera ruhumure nagufataga nk'umubyeyi wanjye ariko ntabwo nagufataga nk'umugambanyi ibintu nkoreye bikunyeretse mu yindi sura nyamara uzabaga wifashe ibyo ntukabivuga gutyo urabona uriya n'umwana wanjye nubwo uri mushiki wanjye ntabwo uri mushiki wanjye urohana ariko umwana wanjye n'uwanjye di kujya hariya si ukuvuga yuko nagiye mvuga ngo njye kukwicisha ahubwo kwari kugira ngo badukiranure noze kujya kunteza abantu nteza leta ikibazo cyanjye nawe twari twananiye kukikemurira ubu nabuze amafaranga yo kurera umwana w'umwana wawe azabyara ariko uzi n'agasuzuguro babanje kunshyiraho wowe ngo ningende ngo noneho ngo nawe ufite ibyango nanjye mfite ibindi ngo noneho ngo nzagenda ngo nirwarize kugira ngo tuve muri uyu muhanda muvandimwe ndakubaha tubyumvikane ko ari nawe wabiteye reka ibintu tujye mu rugo dukemure ku neza
jewe ndumva ibibazo usa nari jya wari wishimiye kwirwa niruka imisozi nkava yongiyo njya gutanga ibirego urampemukiye ndi inyangamugayo yatowe n'abaturage ndi umwunzi muri rubanda gutinyuka kungeza mu buyobozi neza ibibazo ushobora kuba uri n'umwunzi ukaba umwunzi wa rubanda ariko ntube umwunzi w'iwawe reka ikibazo cyawe ntabwo ugiye kugikemura mbishoboye gusa noneho reka nkwereke nk'umubyeyi uriya n'umwana wanjye buriya nanjye reka noneho nzaguha amafaranga ahagije ugenda usubirana uriya mukobwa wawe mu cyaro agenda abyare ayo mafaranga bafashe umwiteho hanyuma nanjye sigare nita ku bibazo byanjye oya buretse ariko se urinda ubwira ngo buretse niba nguha amafaranga nose ibibazo ntushaka yaratwise none se uramwica ayayayay ngo amafaranga ahagije angana iki ubu se nguhaye nk'amafaranga miliyoni 2 ntabwo uriya mukobwa wawe yagenda akarya akazabyara akagura n'ibyo akeneye byose ukama amahoro ntabwo njye n'amafaranga niyo yaba iki ese ubundi icyo ushaka ni ukumfungisha oya tujya mu rubanza narashoye wanze ko twimvikanira kare oya buretse ariko nkubwire buretse oya butuje koko ese watekereje muri iriya myaka yose igihe nanjye wandereta ntabwo wigeze untereta nk'uyu nguyu none ntabwo bikubwiye iyo myaka yose kuri njyewe mbese nkaho nari mumva waramaze wari mumva kubera reka mbwire wa mugore we hari ibintu byinshi cyane nakwiteguye nyica ikibazo kinini cyane mwica narakubwiye ngo uri mu gihugu cyiza shere rero twigendera reka mubwire turiya n'udutonyanga mu nyanja yabonye noneho mbikubwire n'udutonyanga nimba nawe utamubwiye ngo nagende aho mugiye gusigara kuvuga ngo mugiye kuzanyica ngo n'udutonyanga mu nyanja ni agatonyanga gatoya cyane sibyo aho usigaye ufata ukaniga imbere ya kariya kana k'agahinja ureba ntabwo nanjye nyigutinya merci beaucoup nanjye merci uko yishashi ku byo natekerezaga yes sibyo yego uheneye uzi kurunguka cyane wabonye n'undi nawe yabwiye undi ngo bumva nabonye wabyumvise asoni siga ashaka kumwitira imbere y'intusi ya kariya kana k'agahinja uretse utwara abagabo b'abandi wowe uretse uzabireba buriya se hari icyo nagukoreye yitegure reka ukenyere duhangane umugore uwo wese utwara umugabo wawe nakenyera ahangane n'uwo maze turebe murampunze ndahica maze ndebe si undi yantuza yani muti yangira ngo nirebe na televiziyo ngiye kuzaza ndakwigira umugambi ku buryo uzandeba uretse waje usanga ni mukuru wowe uracyari umwana mutoya cyane imyaka nzagira nka 20 ufite urugo nawe nuyigira uzaba ufite imana wowe rero nkubwire komeza umwirukana azakurya nakurya akakurangiza ibyo nabonye ni birebire cyane ndabikubwira ukanga kunyuma uzangarukira upfukamye kandi nta mbabazi nzabura ngese nshatse sinazana abagabo ahangaha uzayihorere ese ubundi ntibafunze igikuru ni uko ikirego cyinjiye nibagufunga bazagenda bagufunga nushaka yare uzagenda uneye kuko nanjye ntabwo ngire neza twagera igitaramo mu cyaro nzasubirayo ariko nawe uri mu kasho nawe uzareba ibyo yakoze bizagushobera twabanje kwikoza hirya no hino umbyimye amatama n'igitwi by'ibyo ngo ntabwo mbizi ngo ntutera amaga igikuru nuko natanze kirego ikosora murakaza neza muri Novaland Hotel iherereye ruguru y'isoko ryo ku Murindi. Novaland Hotel tubafitiye service nyinshi zitandukanye, tubafitiye amacumbi meza, tubafitiye jardin nini mwakoresha mufite ubukwe cyangwa mushaka ahantu ho kwicara muri abantu benshi, tubafitiye salle nini mwakoresha mukora inama, tubafitiye ibyicungo by'abana mwasohokana abana banyu hano bakaza bakishima. Murakaza neza muri Novaland Hotel.
nimero mwaduhamagaraho mushaka gukora reservation mwaduhamagara kuri 078 62 58 74 7. Murakoze. urugo rwanjye urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye